Bene data bakundwa mwese mukurikira ikiganiro Saveur Divine, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amahoro nabe muri mwe. Muri kumwe na Immaculée Nyiraneza, akaba ari we tugiye gusangira ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Turi kuri ya ngingo ivuga ngo imbaraga z'umusaraba wa Yesu Kristo, imbaraga zituruka kuri uwo musaraba. Reka dusome ijambo tubona muri Yesaya 53 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Handitswe ngo, nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Amen. Imibyimba ya Yesu niyo adukirisha. Tumaze kubona amagambo yanditswe n'umuhanuzi Yesaya. Yesaya yavuze ku rupfu rwa Yesu, yahanuye urupfu rwa Yesu hari mu myaka 700 irenga mbere yuko biba. Ariko burya kuko ijambo ry'Imana ari ukuri, nubwo yabivuze hashize igihe, hasigaye imyaka myinshi ngo bibe, byaratebye biraba, byarabaye. Kuko ubuhanuzi buri mu ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi bw'ukuri, ni ubuhanuzi butavangiwe. Ni ijambo ry'Imana ni ukuri, ntabwo rihera. Icyo Imana yavuze kirasohora naho cyatinda. Yesaya rero abona Mesiya, abona iby'urupfu rwe, abivuga ari nkaho byamaze kuba, ariko yahanuraga ibizaza hanyuma. Mu magambo rero twasomye tubonamo yuko ngo intimba zacu nizo yishyizeho. Yesu ku musaraba yikoreye intimba zacu. Ndagira ngo mbibutse yuko murabizi yuko cyane cyane muri ibi bihugu turimo by'Uburayi hariho abahanga bita abapsikologe. Ukuvuga rero ngo hari abantu bajya bagira intimba nyinshi mu mutima, bakajya kureba abo baganga bita, ntabwo navuga ngo ni abaganga, ariko ni abasipesiyaliste bita abapsikologe. Nuko akabaho igihe umuntu ufite intimba nyinshi ajya kureba uwo muntu, akamubwira ibyerekeranye n'intimba ye kugira ngo yumve aruhutse. Ndagira rero ngo mbabwire ngo twebwe abizeye Yesu Kristo, natwe dufite uwo navuga ngo ni umuntu usumbye wa mupsikologe. Tujya tumubwira intimba zacu. Ntabwo bidusaba ko tugenda twitwaje amayero yo kumuriha, ntabwo bidusaba yuko tubanza kumwaka randevu. Oya, uwo nguwo Yesu, wa undi wikorera intimba zacu, akora amasaha 28 kuri 28. Ntabwo ajya afunga kabine ye. Haleluya. Ndagira ngo mwene data ufite intimba mu mutima wawe, wibuke yuko Yesu nawe yikoreye intimba zacu ku musaraba. Haleluya. Intimba zacu yarazikoreye. Hanyuma akandi ngo imibabaro yacu ngo niyo yikoreye. Imibabaro yacu ngo niyo yikoreye. Umuririmbyi hari indirimbo ivuga ngo, niba urushye uremerewe ngo bibwire Yesu. Iyo urushye, iyo uremerewe, bibwire Yesu. Haleluya. Bibwire Yesu kuko ngo yikoreye imibabaro yacu. Iri jambo ryongeye kutwibutsa yuko ku musaraba, mu byo Yesu yatsindiye ku musaraba, mu mbaraga z'umusaraba, hariho kuba
yarikoreye umubabaro wacu. Haleluya. ikindi Yesu yegukanye ku musaraba nuko ngo ibicumuro byacu yabyikoreye. Ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, nibyo yikorewe, nibyo yazize. Nukuvuga ngo utari warakoze icyaha yikoreye ibicumuro byacu. Nuko irindi jambo rikambwira ryo muri Bakolosayi 2:14, iryo jambo naryo rikatubwira ngo ku musaraba yahanaguye urwandiko rwaturegaga irukuzaho kurubamba ku musaraba. Haleluya. Mwene data unyumva muri iki gitondo, nshuti yanjye, mbese urumva atari inkuru nziza kubona twari turi abo gucirwaho iteka, ariko Yesu akemera kwikorera ibicumuro byacu kugira ngo abambwe ariko twebwe tubamburwe. Haleluya. Mbega inkuru nziza. Yesu yarakoze cyane. Yesu yemeye kwikorera ibicumuro byacu, urwandiko rwaturegaga ngo yarubambye ku musaraba. Haleluya. Nshuti yanjye, ndagira ngo wibuke yuko hari urwandiko rwaturegaga Yesu yacagaguye yararubamba. Satani naza agashaka kugucyurira ibyo byo wakoze kera ukiri mutoya, akabikwereka, akabikuzanira, ujye umubwira ati oya, ibyo ngibyo Yesu yabibambye ku musaraba, ibyo ngibyo uri kundega byararangiye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndashimira Yesu kuko hari ibyaturegaga, hari urwandiko rwaturegaga, ariko akaba yararubambye ku musaraba. Hanyuma irindi jambo ryo muri Yohana 19:30 tubona ibyabereye ku musaraba. Hari ijambo Yesu yavuze rikomeye cyane ngo mbere yuko ashiramo umwuka aravuga ngo birarangiye. Haleluya. Birarangiye. Ku musaraba Yesu byose yarabirangije. Mbese n'ibiki yararangije? Ibyo yararangije ni iby'Imana yari yateganyije byose bijyanye no gucungura umwana w'umuntu. Haleluya. Ndashimira Yesu kuko ku musaraba byose yabirangije. Ndashimira Yesu kuko ku musaraba yikoreye intimba zacu n'imibabaro yacu. Imana ishimwe cyane. Mwami Yesu yarababajwe ku bwacu. Tumushimire cyane kuko ku musaraba yikoreye intimba zacu. Reka dusenge dushime Imana kubwira ijambo. Mana Data twese wo mu ijuru, turagushimiye. Twongeye kugushimira kuko wohereje Yesu Kristo umwana wawe w'ikinege kugira ngo ababare ku bwacu, kugira ngo yikorere intimba zacu, kugira ngo yikorere imibabaro yacu. Ibicumuro byacu nibyo yazize, ariko Mana turongera kugushimira yuko urupfu rutamuheranye. Oya, urupfu ntabwo rwamuheranye, ahubwo yarazutse. Kandi kubera ko yazutse, natwe abamwizera bose ngo naho twaba twarapfuye natwe tuzazuka. Iyo ni inkuru nziza twongeye kwitwa muri uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Turagushimiye Yesu, turagushimiye cyane kuko wadupfiriye ukatwitangira. Mana turagushimiye cyane. Wera wa Isirayeli nushimwe. Mwami Yesu warakoze kutwitangira. Amen.